Muraho, nizere ko mumeze neza, ko mufite impagarike n'ubugingo. Uyu munsi muri wa mushinga wacu w'inkwavu turaza kureba icyari, uburyo bubaka akabogisi ko urukwavu rubyariramo rukanonkerezamo kugeza inkwavu zibashije gusohoka ziva mu cyari. Murabona ukuntu kameze, turareba n'ibipimo byako. Impamvu ari ngombwa ko zibyarira mu cyari gifunganye nk'iki ngiki, ni uko burya inkwavu zivuka nta bwoya. Kuba rero zivuka nta bwoya, ubukonje bwonyine burazica. Niyo mpamvu ari ngombwa kuzubakira aka kabogisi gakozwe mu mbaho, gafite n'akayungirizo. Murabona ukuntu gateye. Ni ngombwa rero ko zivukiramo, nyuma tuzareba uburyo ugitegura, ariko reka tubanze turebe ibipimo byabyo. Hano gafite santimetero 25 nk'uko muri kubibona. Ubutambike gafite santimetero 35 nk'uko mubibona hano ku gipimo. Ubuhagarike gafite santimetero 25 nabyo nk'uko mubibona ku gipimo. Aha hantu mbere y'uko gacurama gafite santimetero 14 nk'uko mubibona. Dusubiyemo hano ni 25 gutya 35, ubuhagarike ni 25, hano ni 14. Ubwo impamvu kangana gutya bitewe n'ubwoko bw'inkwavu dufite, kuko ari inkwavu za kijyambere biba bikeneye ko kaba kanini bihagije. Hanyuma hasi dushyiraho akayungirizo, kuko udukwavu iyo turimo turaganga. Ni ngombwa rero ko amaganga abasha gutambuka kugira ngo bigabanye ibyago byo kuba zakwicwa na infection. Ubwo rero aka kabogisi bakita nest box, biva ku jambo nesting, gucutsa, kurera. Ubwo wakita mu kinyarwanda icyari. Video nirangira turaza kwerekana igishushanyo cya buri piece y'urubaho uko ruba rupima, kugira ngo bigende neza. Ngaho rero murakoze kudukurikira. Bye bye. Kariya gapiese k'imbere ni 25/10, akapiese ko mu mbavu ni 25/35 na 14 hejuru. Hanyuma utundi dupiese mwahita mumenya za mesure zazo ukurikije turiya. Niba mutari musanzwe mukoresha nest box, mukagerageze hanyuma muzatubwire ibyavuyemo. Gaho rero murabeho. Bye bye. Hello, ese mukunda ibyo tubagezaho muri Tohoza Inoti, YouTube channel ya tohoza.com? Niba ariko bimeze, mudushyigikire rero. Icya mbere murebe iyi video muyirangize, icya kabiri mukande kuri subscribe n'inzogera, icya gatatu mukande igikumwe na share.